Ikindi gitondo kiza abakunzi bacu ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze makuru y'imikino agezweho muri gikundiri gikaganukiye imfizi ikipe y'abanyarwanda mu bururu n'umweru babera iteka abayikunda mwese nimuze tuganire makuru agezweho. Aya makuru ya gikundiro aracyashyushye kandi agezweho, ngwino tuganire ntujya na kimwe cikwa, byose mbikuvira muzini muzingo. Kandi unkundire nimara kuvuga kuri Idrissa Kuyate wageze i Nyarugenge mu gicuku kiri joro ryakeye, unkundire ngaruke mu nama n'umusaruro uvuye mu biganiro hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Young Africans mu gihugu cya Tanzania. Ntabwo ndi butinde kandi nakugejeho ukuza k'umutoza Afahami ya Lotfi ndetse na Lotfi Azuzu umutoza mwungiriza. Abasaza b'abasaje baravuga ngo tuje guhereza abanyarwanda ibyishimo by'umwihariko abareyo bakiriwe na Irambona Gisa Eric yari kumwe na Wasirinyo umwe mu banyamakuru bakorera Rayon Sports kabisa. Hanyuma kandi ntabwo bari bonyine, bari kumwe n'umugabo witwa Mohamed kabisa Cherry. Uyu ni umugabo uvuye muri deuxième division yari mu gihugu cya Tunisia. Ibi byose ndabikugezaho maze kwitereka neza cyane muri ikipe yitwa Rayon Sports kabisa. Ubwo kandi niko ndibuze kugaruka ku bizaranga Rayon Day ndetse ngaruka kuri update za CAF kabisa. Ivanga amakipe niyitegure, Rayon Sport ishirigishyika ndetse na APR zishirigishyika zitegure neza imikino mpuzamahanga. Abareye inkuru nziza ndibuze kugarukaho cyane nukuba muzajya mu marushanwa nyafurika muri Confederations. Kizigenza wanyu umusore witwa Forenganye yaramaze kuba abatayari. Ese byose nizi mpinduka byaje gute? Ndaza kubikuganirira neza cyane, byose ugenda ubisobanukirwa. Sindi butinde kandi ndanyarukira mu ikipe yitwa APR Nyamukandagira mu kigo cy'Ikarasi Mitutu ihugiye cyane gutegura umunsi wo kwivuko tariki enye z'ukwezi kwa karindwi. Ni vuba cyane ikipe n'abakunzi bayo barahurira ku murindi w'intwari hari ibyumba bagira ibyo baganira kandi bagire amapfundo bapfundika agamije gukomeza kumenya no gusobanukirwa urukundo rw'ikipe yabo ndetse n'ayihuriya n'ubutwari bwabohoye u Rwanda. Hanyuma kandi muri APR amakuru yavuzwemo y'umusore w'umunyagana kuva muri Bercom Chelsea yitwa Stefano Amakona. Uyu nguyu ni rutayizamu watsinze ibitego 15 mu mikino 26 yakinnye. Ndaza kubabwiraho amakuru yamwerekezaga muri ikipe ya APR FC, ibyavuga ko ari i Kigali se bimeze bite, byose ndaza kugenda mbigarukaho neza cyane. Hanyuma kandi mu ikipe ya APR FC kandi ntabwo ndibuze gutinda kuba mbagezaho izindi update kabisa zijyanye n'imyiteguro y'uyu munsi wa tariki enye z'ukwezi kwa karindwi. Ndanyarukira muri Kiyovu Sport baravuga ngo ziracyapfa bitanihira, niko umunyarwanda yavuze. Nyuma yuko umugabo witwa Blanchard FIFA yerekanye ko yamaze gukiranukana Kiyovu Sport ikabona ibaruwa yibwira ko rwose ibihano yarifitiwe byarangiye, abayovu bamwe muretse kwishima cyane mwemuretse guserebura kubera yuko ni ikibazo cyakemutse n'icy'umuntu umwe muri benshi babareze. Blanchard uyu nguyu n'umugabo wo mu Burundi wabareze muri FIFA, ubwo baganira bapfundika uburyo cyangwa se baganira uburyo Kiyovu Sport zamwishyura, hanyuma abi clarifying cyangwa se abimenyesha FIFA itibwira Kiyovu Sport ko ibya Blanchard byakemutse. Ariko uyu mugabo niwe wenyine mu gihe Kiyovu yarifitiwe miliyoni 157 ntabwo bani zayo yarangira igihe cyose hakirimo amaritije y'abandi bantu batandukanye. Kandi birumvikana neza ko ntago Blanchard ari wenyine waba ufitiwe ideni rya miliyoni 157 ikipe ya Kiyovu Sport ibura. Gusa Mvukiye Juvenal ejo ndi yabikomojeho ubwo yaganiraga n'abanyamakuru bo kuri Fine FM ati ntabwo amafaranga 157 miliyoni z'amanyarwanda ariyo duwe guhangayikisha Kiyovu n'abayovu bose tuzi dukunda ikipe ya Kiyovu Sport tugomba kubikemura. Byose ndabigarukaho neza cyane, wowe wicara utuze ugubwe neza ubundi nkuganira amakuru agezweho cyane. Nitwa MC Johnny Brian, nagwa ikaze niba ari ubwa mbere banye natwe, niba dusanganywe kandi urakaza neza nanone muri iyi video nshya ugiye kumenyeramo amakuru y'imikino mu makipe yawe ukunda. Hanyuma ndakubwira kandi ngusaba ikintu kimwe, kora subscribe niba utarayikora, niba warayikoze ndabikubahira cyane. Numara gukora subscribe wibuke gufungura iyo nzogera kugira ngo notification ijye kugeraho mu bambere. Hanyuma wibuke gukora like, ntiwibagirwe no kuduha comment yawe. Ubundi ukoze share ubuvuze utireka nanye mfasha umuryango mugari w'abakunzi b'iyi channel bakomeze batere intambwe igana imbere. Ngo ikaze ni karibu, nje nitwa MC Johnny Brian. Imana y'amahoro ni kwishimire kandi ugire weekend nziza. Reka nze gato ndambura ingingo ku yindi nkuko nzibabwiye mu mpfunyapfunyo.
aya majwi y'urusoba azira gusobanya, amajwi azira amakaraza y'abasore bitwa ingangare baririmbye murera bayisubiramo, bayiririmba cyane iyo bizihiwe abakunzi ba Rayon Sports mu mwambaro w'ubururu n'umweru ubabera iteka. Nkabaha ikaze mu makuru y'ikipe yanyu mukunda cyane. Hanyuma rero ndeka mu nkundire nongere mbabwire ntikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Kipe ya Rayon Sports imaze iminsi iri ku isoko ryo gushaka abakinnyi, dore ko ishaka abakinnyi benshi bazaza gukorera mu ngata abandi basa naho byananiranye cyangwa se bagiye batandukana nayo, dore ko hari n'abayivuyemo bajya mu yandi makipe, hari n'abandi bitezwe ko bari butangiye kugenda bayivamo mu minsi ya vuba. Uti rero bihagaze bite? Kipe ya Rayon Sports nyuma y'uko umutoza Afahami Lotfi asinyiye kuzatoza ikipe umwaka utaha, uyu mutoza yabwiye abari ati n'ubuyobozi n'ubumufasha bwashyira ibintu ku murongo, uburyo bw'imihembere bugatungana, jewe ikipe nzageza muri matsinda ya Confederations Cup. Aramutse abikoze byaba ari inshuro ya kabiri Rayon Sports igeze muri aya matsinda, ariko se bizashobokera Afahami Lotfi ni gikundiro n'ubuyobozi bwayo? Birumvikana ko asaba kugira ngo ibintu bijye ku murongo kugira ngo atoze ikipe yishimye, kandi koko birumvikana nk'umutoza byagorana gutoza abantu bafitanye ibibazo cyangwa bafite ibibazo by'imibereho cyane cyane ishingiye ku bushobozi bw'amafaranga. Afahami yahise yigira mu biruhuko, ariko noneho ku munsi w'ejo ku isaha 4:30 nibwo yagarutse i Kigali. Mbere y'uko njya ku rugendo rurambuye no kuza kwa Afahami Lotfi na staff yiwe ngo ndavuga uzamwungiriza n'umukinnyi bazananye, nkundira mbanza mubwire ko ubuyobozi bwa Rayon Sports wenda mbariyo mbanza gukura mu nzira nanayishyire ku muri gahunda. Rayon Sports irangajwe imbere n'Rwanda Twagirayo Stadeyo, iyo delegation ririmo uwitwa Liliane ushinzwe abakozi muri Rayon Sports ndetse na Claude Mushimire Mishinga. Mwababonye neza cyane ko bamaze iminsi muri Tanzania baragiye kuganira n'ikipe ya Yanga ku butumire bwa Engineer Hirsi, uyu nguyu ni CEO wa Yanga. Banoganyaga ku mushinga wo gukina Rayon Day ndetse n'uburyo Rayon Sports yatiremo abakinnyi muri ya kipe ya Yanga. Ndanyuramo nihuta ko nabigarutseho mu biganiro byabanje. Icyo wamenya nuko bamaze gukonfirima itariki nuko batarayitangariza abareyo. Icyo Rayon Sports yaje gukora cyangwa ubuyobozi bwabo bugiye gukora ni ukubanza gusaba Stade Amahoro bakumva availability yayo cyangwa se igihe uzaba iri free ku buryo bayifashisha, bagahita bakora fiche ubundi bagatangira kumenyekanisha iby'iyi pari, iby'iki kirori kizabera muri Stade Amahoro kuri Rayon Day. Ubwo abareyo bose bitegure ko icyo kizaba. Bamaze kuganira kuri iyo ngingo no kuyishyiraho itariki ishoboka Young Africans na Rayon Sports bizakiniraho, ubwo abareyo bose bitegure kuzuza stade bagakora agakoryo kabo bihariye. Reka nkubwire ko baganiriye ku basore babiri, uwitwa Jonathan Elno Kangalombo, umukongomani ushobora gutizwa Rayon Sports, gusa kuri we n'ubu nta yandi makuru turamenya. Rayon Sports yamwifuzaga rero aca kuri wing y'uburyo, ni umusore wihuta cyane. Ubwo abari baramutse bamubonye baba bafitemo Azizi Kuranya Basane muri couloir zombi, ahandi akajya hanyura ubwo ni couloir y'uburyo cyangwa ibumoso, bakajya bakora croisement n'uyu musore witwa Jonathan Elanga Lombo w'umukongomani wakinaga ikipe ya Young Africans, gusa ntabwo abona imyanya cyangwa se umwanya uhagije wo gukina, niyo mpamvu Rayon Sports ifite amahirwe yo kuba yamubona. Undi bagomba kuganiraho n'uwitwa Duke Abuya, ni umunyakenya afite imyaka 31, akina ku 8 cyangwa ku 10. Uyu ni umugabo w'umuhanga cyane no kuri kariya ko Dabi yarakinnye kandi yakinnye neza cyane, gusa amahirwe yo kubabona uyu musore ntabwo ari menshi kubera ko n'ubundi biragaragara ko Yanga ikimukeneye niba aramukinisha kuri Dabi nuko ari umugabo yari yizeyemo ubushobozi. Icyumvikana hari abantu batangiye guspeculatinga cyangwa se kuzana ibintu by'ubavuga ngo Yanga ngirashaka nk'umukinnyi ngurenze ngo uyu nguyu niyo yamushaka, uwo ngo yazajya asimburana n'uyu nguyu Duke Abuya. Ntabwo nikeza ko bahita bamurekura kandi bafite uwari umustarter wabo ari Duke Abuya, ubwo ntekeza ko yataba uwa kabiri hariya mu ikipe ya Young Africans. Gusa byose no kuberekera iminsi, very soon tuzamenya ibyijya mbere byabyo. Icyo wamenya nuko kubijyanye na Rayon Day ubwo icyo nyivuyeho cy'urugendo rw'ubuyobozi bwa Rayon Sports, ariko ikindi wamenya nuko umuntu nka Liliane ushinzwe abakozi ndetse na Claude Mushimire cyangwa se Claude Mishinga, aba bombi bari bagiye muri Tanzania nk'abantu bagiye gusa n'abakora urugendo shuri, kuko baravuga bati turebe Yanga twatsinze ejo 2018 ubwo twajyaga mu marushanwa muri mu matsinda, twayiciyeho turayitsinda,
tugende muri Tanzania turebe iyi kipe ikora ibintu byayo gute ku myaka mikeya ese yicara ikigaho ikitekerezaho ikikosora ikaba irimo ikora ibintu bihambaye ku mugabane wa Afurika. Ubwo nka Lilian ushinzwe abakozi yagiye aganira n'abandi bafite bahuriye na management y'ikipe ya Young Africans kugira ngo bagende bagatarenga skills na experience babona ubunararibonye uko ibintu biri gukorwa hariya. Claude Mushimire uyu ni umugabo ushinzwe imishinga muri Rayon Sport. Ubwo yaganiraga n'abashinzwe iby'imishinga yo muri Yanga kugira ngo bamenye ngo ese mwebwe mwabugenza mute, twebwe twakora iki duhuje nuko mwe mwabigenje, ubwo twe tugahuza n'ubushobozi buri wacu. Birumvikana Perezida Tadeyo yaganiraga na CEO Engineer Health uburyo abaperezida bakwiye kuba muri ekipe no kuyobora ekipe. Ese mama urugendo rwabo ruzaba ruhire, ibyo bavanyeyo babigeze ku bareyo maze abareyo bongere basubiza agati impembero bishime. Reka tubitega amaso turebe ikizavamo. Ariko icyo wamenye nka Claude Mushimire yaravuze ati jewe mfite imishinga myinshi nigira Rayon, cyane cyane kuri Rayon Day harimo kuba bari gushakira umuntu uzagira naming rights, umuntu uzahabwa titre yo kuri Rayon Day nk'umuntu uzaba uri kuri affiche kabisa nkuko ubushize bari kubona Top Life. Ubu ngo barashaka company zajyaho. Amakuru mfitanyesha abagenzi banjye kuri Radio TV 10 Ngabo Robene aravuga ko hari company icuza amatelefone ishaka kujya kuri iyi naming rights, aho ishaka gusinyana na Rayon Sport amasezerano ya $80 ku mwaka. Rayon Sport ikagiye yishyira cyangwa yibrandinga ku kuboko kwayo mu bakinnyi, imyenda y'abakinnyi birumvikana. Ariko iyi company ikavuga ngo nimuduha naming rights yo kuri Rayon Day tuzabongera $40 z'amafaranga y'u Rwanda. Rayon Sport imira kubita hirya no hino ireba niba haboneka undi muterankunga watanga arenze $40 kuri naming right ya Rayon Day ngo irebe niba bizashoboka. Ubwo niho kubitega iminsi tukareba niba bizaba byakunze, ariko bidakunze uwo iyo company rumenyekane vuba cyane tuzayibabwira. Izaba ariyo iri branded kuri Rayon Day ihujwe na Rayon Day nyine, ubundi itanga $120 z'amafaranga y'u Rwanda. Harimo 80 zigize amasezerano azamara umwaka, nizo 40 zaba zijyanye n'igikorwa cya Rayon Day. Gusa ngiyo gikundiro n'urugendo abayobozi bayo bamazemo iminsi mu gihugu cya Tanzania. Ubwo mu minsi iri imbere niba mara gusohora itariki y'igihe Rayon Day izabera, abare mwese muri tayari. Cyo nabikatsa nuko Super Cup Rayon Sport izakinamo na APR FC iri tariki 2 z'ukwa munani, yego tariki 2 z'ukwa munani niba ntibeshya, ariko ni nabyo tariki 2 z'ukwa munani kabisa. Urumva ko hagiye kubaho ukwezi kose Rayon Sport mu myitozo. Ubwo na APR kandi nuko, hanyuma abantu mu makipe mukunda mwese mwitegura kuzaza kureba iyo Super Cup kabisa. Abarabu babiri bamaze kugera i Nyarugenge, ubwo ndavuga abatoza ndetse ubwo niba ne kwanza n'abakinnyi babiri. Byose reka mite mbigarukamo neza cyane. Harejo ku isaha kuri wa gatanu ku isaha 4 za mu gitondo n'igice nibwo Afahame Lotfi ndetse na Lotfi Azuzu uzamwungiriza nka kocha wungirije baseseraga Nyarugenge bari kumwe n'umukinnyi witwa Mohamed Cherry. Uyu mugabo wakinaga muri deuxième division yari mu gihugu cya Tunisia. Ni umwataka rero, ni umwataka. Reka turebe ibyabo mu buryo burambuye. Bakigera Kanombe bakiriwe na Iramba na Gisa Eric ndetse ari kumwe na Wasira bamukunda mwese igitondo cyiza, ndabizi ko mumukunda cyane. Baraganira rero n'itangazamakuru, abanyamakuru babaza Afahame ya Lotfi niwe baganira wenyine uko abandi ngo byasaga n'abananiwe, ntabwo bigeze avuga igihe itangazamakuru. Ariko mu byo Afahame ya Lotfi yatangaje ukuriye kumenya ni uko yavuze ko mu by'ukuri urugendo rwawe rurerure cyane, bakoze urugendo rurerure ariko byari ngombwa. Anavuga ko azanye umutoza umwongereza, bamaje niba afite ibyangombwa, yabanje gusa n'ubica ku ruhande ariko biza kurangira avuze ko afite licence B ya CAF. Kandi mu mikino mpuzamahanga iyo licence B ntabwo iri variable cyangwa se ntabwo iri validity, ntabwo yemewe. Ubwo birasaba ko Rayon Sport izashaka undi mutoza hano mu Rwanda w'umunyarwanda ufite licence A yemewe na CAF, akazaba ariwe mutoza wungirije wa Afahame Lotfi. Lotfi wajwe impamvu yazanye umutoza azi neza ko amashaho Nyafrika batazaba bari kumwe nka kocha wungirije. Yatangaje ko yasinyishije uyu mugabo witwa Lotfi Azuzu, ati uyu namusinyishije mbere yuko ayo mabwiriza ya CAF asohoka. Uyu
Lotfi Azuzu abantu bumva bajya kubitiranwa ku mazina yatangaje ko ntacyo bitwaye kana n'isano rindi bafitanye dore ko batangiye kuvuga yuko ashobora kuba azazana umuhungu we akamwungiriza gusa famille yabihakanye avuga ko ntaho bahuriye nta n'isano rindi bafitanye uretse ko abantu babanye mu by'umupira uretse kuba uyu aho batandukaniye Azuzu Lotfi yakinnye umupira cyane mu cyiciro cya mbere muri Tunisia kandi ngazi by'umupira cyane mu musaza w'imyaka 68 y'amavuko hanyuma rero uyu musaza nako akaba ngo ari umuhanga cyane kandi azagira akamaro ikipe ya Rayon Sport mu bijyanye no kungiriza Afahamiya Lotfi ubwo reka tubyitegereyo turebe uko bizagenda. Ikindi kintu nakwiye kwirengagiza nuko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport arimo agaruka kuri Hussein Bubuni umaze iminsi muri diro z'abakinnyi ba Rayon Sport ashaka kuzamo bikagenda bizamo accrochage cyangwa se kudahuza hagati yo na Irambona Gisa Eric ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Bubuni afite amushyigikiye bo mu bayobozi ba Rayon Sport nk'uko bijya bivugwa niyo mpamvu anijandika muri izo affaire zijyanye no kurokirita abakinnyi ariko Afahamiya Lotfi yatangaje ati uyu mugabo witwa Hussein yakorera Rayon Sport ibikorwa by'indashyikirwa umwaka ushize ndetse abikora for free ntacyo ahembwa niyo mpamvu akwiriye kugira icyo ashimirwa muri Rayon Sport akaba yahabwa umwanya ariko sinakeza ko hari abariyo bahuriza kuri iyi ngingo ya Lotfi kubera ko ntabwo umuntu wese wakorera Rayon Sport ibikorwa by'indashyikirwa akwiye kugororerwa guhabwa umwana muri Rayon Sport ari ibyo abantu benshi bahabwa imyanya bahabwa inshingano dore ko bakoze ibikomeye ari byinshi nako ari benshi ariko kandi nanoneho na Lotfasha ko yaranayobejwe kuko uyu mugabo witwa Hussein nta mureyo umuzi umwaka ushize mu by'ukuri atangiye kumenyekana muri diro za Rayon Sport aho Lotfi yatangiriye kuganira na Rayon Sport mu bijyanye no kuba yayibera umutoza ngaye nguko rero ubwo ntakeza ko Hussein Bubuni bazaganira barebe ko Afahamiya Lotfi yatangaje ko wamwifuza ndetse cyane ubwo tuzareba niba mu by'ukuri ubuyobozi bwa Rayon Sport buzabimwemerera kuwa mbere Afahamiya Lotfi yavuze ko imyitozo iri butangire tukamenya abakinnyi batangiye imyitozo ndetse n'abandi bizaba bigaragara ko bakwiye gutandukana na Gikundiro Tuza TV ndetse na Nezerwa TV 224 tuzaba twibera hariya mu Nzove ku isaha 9 dukurikirana imyitozo ya mbere ya Murera Gikundiro ngaye nguko rero ubwo abakinnyi batangiye kuhagera kandi mvuze gato kuri Mohamed Cheri uyu numugabo wakinnye mu gihugu cya Tunisia muri deuxième division ni umwataka highlight zirekana ko ari umukinnyi mwiza ariko igihari ni kimwe cyo kwibaza ni kimwe azafitinga muri umupira w'Nyarugenge usaba agatuza n'imbaraga z'umubiri tuzaba tubireba ubundi kandi we na Liane kabisa Mushi uyu ni umusore wahageze mu minsi ibiri ishize amaze iminsi akora imyitozo mu karere ka Bugesera ku kigo cy'Ubugesera abantu batekwa atawuhamya ariko tuzamureba neza ku wa mbere kinyamupira ari kumwe n'ikipe yose tumenye uyu mugabo wafashe ibikapa kaza asa naho nta na kimwe asize inyuma yaje rwose avuga ati genda maramaje reka turebe uyu mugabo niwe bizamuhira ko we Afahamiya Lotfi yatangaje ko azabanza kureba uko fitness yiwe imeze naho kuri Mohamed Cheri Afahamiya yavuze ngo uyu ni umukinnyi wa Rayon Sport ntabwo aruje gukora test undi wageze mu ijoro ni umunyezamu witwa Drissa Kuyate yaravuye ni umunyamari waruvuye hariya mu gihugu cya Togo Irome yageze inyarugenge yakirwa na Wasiri uyu musore muremure wa Madrid bigaragara mu gashati keza cyane k'ubururu mu gakapo k'umukara niko yaserutse Kanombe yikwije kabisa abakunzi ba Rayon Sport rero baba bagiye kubona umunyezamu mwiza aramutse abaye afite forme ndakeka bazishimira umusaruro yazabagezaho ngaye nguko iyi ni Gikundiro narindimo nayitinzemo akanya ariko byari ngombwa kubera ko iyi kipe ibifite amakuru menshi nkundira nyarukire mu ikipe yitwa Nyamukandagira mu kibuga cya Gasimito ikipe ya PRFC nayo ikomeje ibigwi n'ibirindiro kandi ikomeje kwisuganya uretse kuba yaramaze kwinjiza abakinnyi bagera muri 5 bavuye muri champion y'u Rwanda mu makipe atandukanye wa gatandatu wo mu ikipe y'abato abo ngabo ni 3 yakuye muri Rayon Sport harimo Bugingo Hakim ukina ku ruhande rw'ibumoso inyuma ndetse na Iragwa Haji ukinuciye kuri 7 n'umusore witwa Omborenga Fitina ukina ku ruhande rw'iburyo inyuma ubwo numva APR yamenyereyo abakinnyi bose bakina ku mpande z'inyuma ndetse no kuri 7 Iragwa Haji iramutwara abo ni 3 biyongeraho umusore yitwa Pacifique wavuye mu ikipe ya Police FC ukina mu kibuga hagati kandi ikanagira undi musore witwa Adolphe umunyezamu avuye muri ASD Kigali ajya gukinira ikipe ya PRFC abo ni 5 nkubwiye wa gatandatu yitwa Nduwayo Alexis umusore ukina mu ikipe y'abato ya Gasogi United APR nawe ngo yamaze kumwibikaho
aba basore bose uko bangana gutya bamaze kugera muri APR kandi yamaze kwibikaho umuganda witwa Ronald Sekiganda ukina hagati kuri gatandatu mubi cyane mu ikipe y'Ubuganda bacimaka kandi yibikaho nimero 8 ariko uzakina ku 10 yitwa Memer Laufdao. Ikipe ya APR FC iravuga ngo ngizi impaka zicika icyumweru kirangiye kwibaza uko abakunzi ba APR bavuga bati ikipe uyu musore twa Memer Laufdao ko yasinyiye na Singida byagenze gute. APR rero yamaze gushikira ITC uyu musore hanyuma ubwo ibindi byose uyu Memer Laufdao agomba kubikemurana cyangwa se yabikemuranye na Singida. N'umukinnyi wa APR udashidikanywaho. Memer Laufdao yitezwe i Nyarugenge very soon, ibindi byose bizaba ari umuriro wo kotera kure. Mundira mubwire ko ikipe ya APR FC amakuru yavuzwe ko ishaka rutayizamu kuva mu gihugu cya Ghana yitwa Stefano Amakona muri Bercom Chelsea. Ikipe yara muri Ghana yatsinze ibitego 15 mu mikino 26 yakinnye. Uyu musore washakwaga na APR nkuko bivugwa, yewe n'amakuru yatangiye kumwerekeza i Nyarugenge avuga ko yiryamye muri hotel imwe hano hafi ya Nyarutarama, ariko amakuru dufite kandi yizewe nuko uyu musore ntabwo aragera i Nyarugenge. Niba APR ikomeje gushaka rutayizamu ntabwo aremezwa nk'uyu nguyu Stefano Amakona. Uyu nguyu aramutse aruje twabimenya, ariko amakuru mu transfer nyine umuntu wese agenda ya breaking bitewe n'igihe aboneye information. Ngaye ngo kora abakunzi ba APR ntibagire ngo uwitwa Stefano ari Kigali. APR igiye gusinyisha umukinnyi uvuye hanze akenshi aza diro zarangiye abantu bibona yashyizeho mukataba cyangwa se ikintu bita isinya kabisa. Abakunzi ba APR bahugiye cyane mu kwitegura icyo bita APR kwivuka ara ku murindi w'intwari ibyumba, aho bazahurira n'ubuyobozi bwa APR FC ndetse akazaba umukino uzahuza abagabo bakinnye umupira cyane muri APR igishingwa, barimo umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda yitwa CDS cyangwa se Afande Mubaraka Muganga, ndetse n'ikipe bazaba bari kumwe bazakina n'abantu bahariye mu karere ka Gicumbi umukino wa gicuti kuri ya munsi wa tariki ya 4 ukwezi kwa 7 2025. Abakunzi ba APR bose barararikirwa kujya kwifatanya n'ubuyobozi bw'ikipe muri iyo celebration kabisa yo kuzirikana umunsi w'intwari. Bazaba bari hariya ku Gicumbi cy'intwari, kujyayo amake ni 10,000 ukaryamo ubundi ukanabona jezi yo kwambara. Babwetikeyo uzayitanga bitewe naho uzabuturutse. Abakunzi ba APR bari kwiyorganiza bice mu fan club yabo babarizwamo, hanyuma fan base ya APR ni ibiri inyuma cyane. Reka turebe niba bizaba success, cyo twabifuriza no guhirwa muri byose. APR kandi irimo iritegura imikino mpuzamahanga Champions League, niyo mpamvu yumvira imizana ibikura nkota. Ikindi kuriye kumenya ikipe ya APR FC yo ntekereza ko ibyayo ari ibyo ngibyo, ibindi wenda twabitega amaso Misiri imbere y'izatangirira icyo bita pre-season ikaza noneho neza cyane yiteretse neza cyane n'umutoza wayo. Hanyuma kuri Rayon Sport umutoza yavuze ko yanavuze ko yifuza kuzakorera pre-season mu karere ka Rubavu, ubwo tuzamenya niba hari aho bizahurira cyangwa ubuyobozi buzabona uburyo bigakunda iminsi uko izagenda iza kabisa. Nkundira iminota 2 n'amasegonda 15 nyikoreshe muri Kiyovu Sport, ikipe y'urucaca icyatsi n'umweru. Muri Kiyovu Sport icyo wamenya nuko muri update hari ikipe ya Kiyovu Sport murabizi neza ko yakubiswe bani z'imyaka 3 mu gihe yabidakemuye ibibazo ifitanye n'abantu ifitiye amadeni. Ikipe ya Kiyovu Sport munyuze mu bigeze kuyibera umuyobozi wayo, bamwe banavuga bati niwe gashoza ntambara niwe kabitera, yitwa Juvenal cyangwa Juve, yatangaje ko abayobozi badakwiye gukangaranwa na miliyoni 157. Ati turahari kandi twiteguye gukomeza gutanga umusanzu ku ikipe yasigiye bazaduha umwanya wo kongera kugaruka muri Kiyovu Sport. Nyamara uyu mugabo ashobora kuba akunda Kiyovu, ugabayovu rero barebe niba baganira nawe bakongera bagasubiza ibintu ku murongo, akagaruka muri team, akagaruka muri community y'abayovu. Abakunzi ba Kiyovu bo ntekereza ko banumvise kugaruka kwa Juve baserebura mu birere, dore ko ari umugabo uyaminiya uretse kuba afite ibiceri aranakoresha akanakubwiza ukuri ibintu ugasigara ubyakira. Juve rero nuko yatangaje, ariko nanone cyo amenya nuko muri Kiyovu babonye ibaruwa y'umugabo witwa Blanchard ivuga yuko FIFA yamaze kubakuraho ibihano, ariko abayovu bitonde ko ibihano byavuye ni bya Blanchard gusa, dore ko Kiyovu Sport ifite miliyoni 157 ibereyemo abantu batandukanye. Ubwo nibakemuye ikibazo cya Blanchard cyangwa se bamaze kumvikana, nta gushidikanya birumvikana neza ko uyu Blanchard we byakemutse
idiringe n'ibindi bisigaye abari bavuze ko Kiyovu yakuriyeho ibihano ntabwo ari byo biracyarimo, kuko iyi ni case imwe y'umwe mu bantu ifitiye amadeni yakemutse gusa. Iyo Kiyovu tuzayigarukaho mu buryo burambuye neza cyane. Nyemerera nyure muri update za CAF, aho CAF yatangaje ko amakipe yari kuzatanga urutonde rw'abakinnyi azakoresha tariki 30 z'ukwa gatandatu, babongeye ukwezi kose, bivuze ko amakipe yo mu Rwanda n'ay'ibihugu, ubwo Rayon Sport na APR zitoranya abakinnyi zitonze, kuko tariki ya nyuma ni tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo birumvikana ko amakipe agiye kubona igihe cyo kwisuganya, reka turebe uko bizagenda. Kandi ikipe irazandikisha abakinnyi 40, hanyuma kuri fedo match hajya abakinnyi 9 basimbura 5 bakaba bajya mu kibuga. Ibi byose ni CAF yagiye ibitangamo update. Ndagushimiye cyane twabanye, kora subscribe, share, kana comment, ubundi biganiro byose by'imikino bikomeza kuzana. MC Johnny Brian, bye bye, Imana ibahe umugisha.